ibyo dukora, kuko umuntu ajya gukora igikorwa ariko yabanje kugitekerezaho. Ndetse banagaragaje ko intekerezo zacu cyangwa se ibitekerezo byacu ari byo bigenga cyane cyane mu gitondo ukibyuka. Twigeze no kubibonaho ukuntu amazi ya mu gitondo cyane cyane y'akazuyazi wakoze ibikorwa byiza biba akamenyero, noneho byamara kuba akamenyero bikaba ubuzima busanzwe. Buriya ngo abantu benshi babaho batabayeho kubera niwatekereje nabi nk'uko twabibonye, ibikorwa byawe bizaba bibi, nta n'umusaruro mwiza uzabona. Agahita arebamo cyangwa se akajya kureba ama message, akajya ku ma social media, buriya bintu ngo ntago ari byiza, nabyo byangiza ikabanza igashyuha, yamara gushyuha akabona kuyitwara. Rero ngo buriya iyo ubyutse mbere yo kuvuga banza ukarage ururimi karindwi, niko gushyira intera hagati y'ibikubayeho n'icyo ugomba kubikoraho. Shimira Imana ko wabyutse, shimira Imana ko uri muzima, shimira Imana ku byo ufite. Wabikomeza no mu gihe kizaza, niyo byaba ari umunsi wa nyuma ukavuga ati njyewe umunsi wa nyuma wanjye nifuza kuba narangiza ndi gukora ibi ngibi. Nuko iyo uri gukora ibintu wumva ari byo wagakwiriye kuba urimo, wumva ari byo wakomeza gukora, niyo byaba ari umunsi wawe wa nyuma, urabona ko nta bindi bishobora kubisimbura. Ese wowe ibyo uri gukora aka kanya, niba ubyutse ujya mu kazi, akazi uba ugiyemo wumva ko ariko wagumamo? Ugomba kukibazaho nacyo. Nibe ubona atariho wagakwiriye kuba uri rero, kandi iyo ubayeho ubuzima utagakwiriye kuba urimo, ibyo wabona byose ntago bigushimisha, ntago nyine bikunyura, kubera ko ubuzima bwacu bari ugushakisha. Nubwo bitoroshye ariko ugomba gukora uharanira ko uri bujye muri bya bindi inkangu ziza, imisozi ikavaho. Rero natwe turi abagenzi ku isi, niyo mpamvu dukwiriye kubaho ubuzima. Birababaje cyane iyo umuntu atita ku ntekerezo ze kandi arizo shingiro. Rero hari ibikorwa bitanu, bigera muri bitanu. Ramba kandi ugire amahoro wowe ukurikiranye Lioness 250, Lioness 25 cyangwa se Lioness 250. Ndongera ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye gukosora, n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Reka manze ngushimire rero wowe wamaze gukora subscribe, nkushimire wowe ukomeza kuduha ibitekerezo, ndetse nkushimire nawe ukomeza gusangiza abandi ibyo tugenda twibukiranyaho. Uyu munsi rero wakwibaza noneho utinje kukwibutsa kuki? Uyu munsi nje kukwibutsa ku kintu cy'ingenzi kijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi dukwiriye kwitaho. Nta kindi rero, nje kukwibutsa ukuntu ukwiye kwita ku ntekerezo zawe cyangwa se ku mitekerereze yawe. Buriya abahanga ndetse n'abashakashatsi bavuga ko, ndetse banagaragaje ko intekerezo zacu cyangwa se ibitekerezo byacu ari byo bigenga ibyo dukora, kuko umuntu ajya gukora igikorwa ariko yabanje kugitekerezaho. Rero buriya biranababaje iyo umuntu atita ku bitekerezo bye, birababaje cyane iyo umuntu atita ku ntekerezo ze kandi arizo shingiro z'ibyo dukora. Niba watekereje neza, ibyo uzakora bizaba byiza. Niba utekereza nabi, n'ibyo uzakora rero bizaba bibi. Niyo mpamvu rero abo bahanga batubwiye bati tuba dukwiriye kwita ku ntekerezo zacu cyane cyane mu gitondo ukibyuka. Nk'uko ubyuka hakaba hari ibikorwa utasimbuka gukora. Hari nk'abantu bakunda kubyuka mu gitondo bagafata amazi ya mu gitondo. Twigeze no kubibonaho ukuntu amazi ya mu gitondo cyane cyane y'akazuyazi agira akamaro ubuzima bwacu. Rero nibe twita ku mubiri wacu, hari ibyo dukora mu gitondo tukibyuka, n'intekerezo zacu buriya ngo tuba dukwiriye kuzitaho kugira ngo umunsi uze kugenda neza. Kandi iyo umunsi ugenze neza, n'ubuzima muri rusange bugenda neza, kubera ko uwo munsi wabyutseho wakoze ibikorwa byiza biba akamenyero, noneho byamara kuba akamenyero bikaba ubuzima busanzwe, ukajya uhora ubikora buri gihe. Rero hari ibikorwa bitanu
bigera muri 5 batubwiyeho tugomba gukoresha kugira ngo ibitekerezo byacu bibe byiza. Kuko kugaburira ibitekerezo byacu tubigaburira neza, tubitwara mu mujyo mwiza, bizatuma n'ibikorwa byacu bigenda neza nkuko twatangiye tubibona. Buriya ngo abantu benshi babaho batabayeho kubera gutekereza wenda nabi. Kenshi batubwira ko ibitekerezo byawe biranga uwuriwe. Niba uhora utekereza ibintu bibi ugasanga neza ibintu bibi byakugiyeho, ni wowe bihoraho, ibyago ni wowe bihoraho, uburwayi ni wowe buhoraho, kubera ko muri wowe wishyizemo ko urwaye, uhora utekereza ko urwaye, nibyo ngibyo byagutwaye. Kandi buriya no kwa muganga igituma akenshi umuntu agerayo agakira cyangwa koroherwa, uragenda ukumva muri wowe ugatekereza ko wageze kwa muganga hari icyo bari bugufashe, ugasanga urakize, ugasanga urorohewe. Rero ni byiza ko twita ku ntekerezo zacu, ni byiza ko tuzitaho cyane cyane tukibyuka. Tugiye kurebera muri rusange rero ibyo bikorwa 5 dukwiriye gufata mu gitondo, ndetse no kwibandaho cyane dukwiriye gutangira kujya dukoresha. Ngo mbere na mbere tekereza kandi unamenye ko ibitekerezo byawe ari ryo shingiro ry'ibyo ukora. Niba wabyutse ugatekereza neza, ugatekereza ibyo uri bukore byiza, ibyo uzakora bizaguha n'umusaruro mwiza. Ariko niba watekereje nabi, nkuko twabibonye, ibikorwa byawe bizaba bibi, nta n'umusaruro mwiza uzabona. Rero mbere na mbere ikintu cy'ibanze ugomba kumenya no gutekereza mu gitondo ni icyo ngicyo, cyuko ibitekerezo byawe ari ryo shingiro ry'ibyo ukora. Niwo muzi, niyo fondasiyo. Rero ugomba gutekereza neza. Buriya ngo ibitekerezo ni nk'ubusitani, icyo ubuteyemo, icyo ushyizemo nicyo uzasarura, nkuko twagiye dukomeza kubibona. Ikintu cya kabiri gishingiye kuri icyo ngicyo cya mbere tumaze kuvuga. Niba ubusitani ubuteyemo, ugomba guhitamo ibyo uri buteremo kugira ngo biguhe nyine umusaruro mwiza, binakubere byiza. Nizo ntekerezo zacu rero turasabwa kuzitaho, tukaziteramo bya bindi byiza. Ugatangira kubyuka utekereza bya bintu byiza, utekereza mu buryo bwiza, mu buryo buri positive, mu rurimi rw'amahanga niko babivuga. Ntutekereze ibibi, ntutekereze ibiri negative gusa, utekereza ahubwo ibiri positive. Utekereza uti uyu munsi uraza kugendekera neza, ndajya mu kazi, nawe ukishyiramo ibyo ugomba kubona mu byo uri bukore byose. Umunsi wawe uzagenda neza. Ubwo busitani bwawe, izo ntekerezo zawe zihingemo imbuto nziza. Izo mbuto nziza zizaguha umusaruro ku munsi wose. Buriya ngo hari ibikorwa kandi tujya tubikoresha kenshi. Ngo mu gitondo iyo ubyutse, hari igihe usanga umuntu abyutse agahita afata nka telefone, agahita arebamo cyangwa se akajya kureba ama message, akajya ku ma social media. Buriya bintu ngo ntago ari byiza, nabyo byangiza intekerezo zacu. Dukwiriye nabyo kubikosora, kuko ngo ruriya rumuri iyo ubyutse ugahita urujyaho ukajya kureba muri telefone, ruriya rumuri ngo bimeze nko guhagurutsa imodoka utabanje kuyishyuye. Ubundi imodoka iyo umuntu akiyatsa, yakibyuka agiye kuyitwara, arabanza akayatsa, ikabanza igashyuha, yamara gushyuha akabona kuyitwara. Rero ngo buriya iyo ubyutse ugahita ureba muri telefone ugakora biriya, ngo ni nko gufata imodoka ukayatsa, ugahita ufata nk'umuvuduko wo muri 80. Urumva ko hari ibyo uba wangije, ntago uba ugiye intambwe ku ntambwe nk'uko bisabwa. Rero ngo na ruriya rumuri biba bisaba kugira ngo byibuze ureke iminota nka 30 cyangwa se isaha uri kwitekerezaho, atari guhita wirukankira muri telefone ngo ujye kureba ruriya rumuri. Ibyo bintu biratwangiriza cyane, byangiza intekerezo zacu, kandi tuba dushaka kuzisigasira, ziba zikenewe gusigasirwa kugira ngo wa munsi uze kugenda neza. Ikintu cya gatatu rero batubwiraho kijyanye no kuhirira intekerezo zacu, ngo niba ubyutse mu gitondo ugomba gushyira intera hagati y'ibikubaho n'icyo wabikoraho. Gushyira intera hagati y'ibikubaho n'icyo uri bubikoreho ni nka kwa kundi bavuga bati, mbere yo kuvuga banza ukarage ururimi 7. Biriya kukaraga ururimi 7 ni ugutekereza icyo ugiye kuvuga.
ni gutekereza icyo ugiye gusubiza nibe bakubajije. Gushyira rero hagati intera mu bikubayeho n'icyo ugomba kubikoraho ni ugutekereza kabiri cyangwa se gutinda no kwiga kuri bya bindi ugiye gukora. Tuvuge nk'urugero, niba umuntu aje akagutuka, wowe ntago ari byiza ko wahita umusubiza. Ntago ari byiza ko uhita umusubiza nawe umutuka, ahubwo urabanza ugatekereza uti se uyu muntu kuki antutse. Niba ushyizemo iyo ntera ukabanza kubitekerezaho, bizatuma ukora ibyiza, bizatuma umusubiza wabitekerejeho, bituma umusubiza neza atari ibintu uhubukiye, bizatuma umusubiza ibintu byagakwiriye kandi bitari bigire n'icyo byangiza, kubera ko niba wabitekerejeho ibyo ugiye kuvuga ntago wakora ibibi uzi ko biri bugire ingaruka cyangwa se biri bugire icyo byangiza. Ibyo ni ugushyira intera hagati y'ibikubaho n'icyo ugomba kubikoraho. Umuntu nibaje akagukubita, hari igihe uvuga ati reka nanjye mpite musubiza, ariko ibyo ntago ari byo. Nibaje akagukubita ntago ugomba guhita nawe ukora nk'icyo akoze, ahubwo ubanza ubitekerezeho. Niko gushyira intera hagati y'ibikubayeho n'icyo ugomba kubikoraho. Ibyo nabyo ni ibintu tugomba kujya dukora cyane cyane mu gitondo tukibyuka. Nabyo ugomba kubyitoza, kwitoza gutekereza cyane mbere yo gukora, cyane cyane ku bintu bibaye ukabitekerezaho mbere kugira ngo ugire icyo ubikoraho. Iryo naryo ni isomo batubwiraho kugira ngo dukomeze gusigasira intekerezo zacu mu rwego rwo kuba twakora ibyiza, twabona ibyiza kubera ko twatekereje neza. Ikintu cya kane rero batubwiraho tuba dukwiriye gukora, ngo tangirana amashimwe. Donc tangirana uri gushima. Niba ubyutse ukanasenga mu gitondo, ni nk'urugero, shimira Imana ko wabyutse, shimira Imana ko uri muzima, shimira Imana ku byo ufite. Tangira wishimire ibyo ufite, ubitekerezeho ubone ko ari byiza. Ureke kuvuga ati simfite ibi ngibi, nabuze ibi ngibi se, mbese shimira ku byo ufite. Nushimira ku byo ufite bizatuma ugera no ku bindi, kuko hari nk'ibyo twabonye ubushize bivuga ku muntu wagiraga umururumba cyane. Tuvuga ko umuntu aba akwiriye gutanga kugira ngo abashe kunyurwa. Nawe rero ibyo ufite tangira utekereze ko ari byiza. Mu gitondo niba ubyutse ushimire kuri bya bindi ubona biri aho ngaho, mbere yo kugira ngo ugaye cyangwa se usabe ibyo udafite, cyangwa se wite cyane ku byo udafite kandi nta mwanzuro ufite wo kuba wabikoraho. Numara kubona rero ibyo ufite ari byiza, bizagufasha no kugira ngo ubashe no kwakira ibindi. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma batugiriyeho inama, ngo reba niba ibyo urimo ukora uyu munsi wabikomeza no mu gihe kizaza. Niyo byaba ari umunsi wa nyuma ukavuga ati njyewe umunsi wa nyuma wanjye nifuza kuba narangiza ndi gukora ibi ngibi rero icyo bifasha ni iki? Ibi ngibi icyo bigufasha ni uko iyo uri gukora ibintu wumva ari byo wagakwiriye kuba urimo, wumva ari byo wakomeza gukora niyo byaba ari umunsi wawe wa nyuma, biguha imbaraga zo kubona ibyiza, zo kubona umusaruro mwiza, kubera ko ibyo urimo nyine, ibyo utekereza muri wowe urabona ko ari byo bikwiriye, urabona ko nta bindi bishobora kubisimbura. Ese wowe ibyo uri gukora aka kanya, niba ubyutse ujya mu kazi, akazi uba ugiyemo wumva ko ariko wagumamo, wumva ko ariko wakabaye urimo, niyo byaba ari umunsi wa nyuma wifuza ko umunsi wawe wa nyuma waba uri muri ako kazi, ugomba kukibazaho nacyo. Niba ubona atariho wagakwiriye kuba uri, rero uri mu buyobe, ntabwo uzabona ibyo ukwiriye kubona nk'uko bikwiriye, kubera ko wayobye mu byo wagakwiriye kuba urimo. Kandi umuhamagaro wawe niba warawuyobyemo, niba uri muri bya bindi wumva utishimiye, uri kubaho ubuzima butuzuye, uri kubaho ubuzima utagakwiriye kuba urimo. Kandi iyo ubayeho ubuzima utagakwiriye kuba urimo, ibyo wabona byose ntago bigushimisha, ntago nyine bikunyura. Uratekereza uti hari icyo nagakwiriye kuba ndi gukora, uratekereza uti hari aho nagakwiriye kuba ndi.
none rero niba uri hahandi udakwiriye kuba uri, ni icyo utegereje? Tangira ushake inzira yo kujya muri bya bindi wumva wagakwiriye kuba urimo, yo kujya muri bya bindi wumva wowe ubwawe niyo bahagusanga bakavuga ati uyu ni umunsi wawe wa nyuma, wavuga ati ahangaha nibahansanga nta kibazo, nibe umunsi wa nyuma wanjye nkurangirije ahangaha ntacyo bintwaye. Ibyo ngibyo nibyo wagakwiriye gutangira gushaka uko wazabijyamo. Ntago biba byoroshye pe, kubera ko ubuzima bwacu bari ugushakisha, nubwo bitoroshye ariko ugomba gukora uharanira ko uri bujye muri bya bindi byawe wumva ko ari byo byanyabyo, kugira ngo ubeho ubuzima bwuzuye, kandi ubuzima bwuzuye ibyishimo, ubuzima wumva ko uzavuga ati nabayeho ku isi nayinyuzeho mu buzima bwanjye bukwiriye. Naho ubundi ubu buzima ni butoya, nta mpamvu zo kugira ngo ubeho igice kandi wagakwiriye kubaho ubuzima bwuzuye kuri iyi si. Tubucamo tukagenda, nta muntu uguma ku isi ngo ature nk'imisozi, n'imisozi nayo igera ikimuka. Mujya mubibona ko inkangu ziza imisozi ikavaho. Rero natwe turi abagenzi ku isi, niyo mpamvu dukwiriye kubaho ubuzima ku isi, ubuzima bwiza, tukabubamo mu buryo bwuzuye, tutabubayemo igice. Wakoze cyane rero, nibe hari icyo wumva wibukiye muri ibi ngibi nkwibukije 5 batubwiyeho dukwiriye kujya dukora mu rwego rwo kuhirira intekerezo zacu, usangize abandi. Ikindi, niba utarakora subscribe nyabuna uyikore kugira ngo ibyo tujya twibukiranyaho bijye bihita bikugeraho ako kanya. Kandi ntiwibagirwe no gushyiramo comment, ushobora kuduha igitekerezo cy'icyo twakibukiranyaho, ubundi ukanakanda like. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.